yaje avati muhumuriza abantu banyu nk'abandi bahanura intambara none babasho intambara hani washose nta ntambara ihari nayo ni ibikomere bibereye mu mitima yabo bakaza kubisuka mu bantu nta ntambara ihari uwo ari we wese wabivuze nayo subira gusenga kuko hagiye muzaza hano kuri kamera muvuga ibintu by'intambara neza muhure n'ibibazo bikomeye cyane hari abahungu hano baryamiye amajanja kandi pe bazakora akazi bashinzwe Imana ibamugisha Imana iguha amavuta nta ntambara dufite ahangaha n'inzara bibatera ni ibikomere bibanira ko bibiri bango ikiri mu muntu nicyo kimuvamo ntago wateka ibijumba ngo warura inyama kirazira izo ntambara babona abandi batabona bazikurayo imidugudu iri kubakwa bana bari kwiga amashuri banarirayo kwigwa tuvunika ngo intambara noneho bongeyeho n'inyama abana bacoze bagiye ku ishuri muzehe wacu Imana iguha umugisha abana basiye barya inyama ku ishuri bakajya inyama bakanywa amata abana binciyemo atongana tukana ariko Isaya kubera icyakora yagifite afite isene ziwe yararyoshye yaje avati muhumuriza abantu banyu ariko ntayihari ntayo ariko wanyereka umuntu wabivuze ntabwo ndakujya kuntuze ngo ndebe ariko umuntu wabivuze asubire gusenga asubire masengesho nta butayi bukibaho nta misozi kibaho ibyo ngibyo muzasengera iwanyu mu nzu musengera iwanyu mu nzu mubwira Imana yongera andi mavuta yongere bagaruke wundi we ibagaruke unshura kabiri bahamahirwe ya kabiri ku bantu bemereye irijwi bakabwira Imana ngo ciye bugufi nari mfite imitwaro indemereye oya ndasenga yego ndasenga irindi sengesho kuko aho umupira urenge niho urengurirwa yego abantu b'Imana bakeneye gusengerwa abantu b'Imana babuze icyerekezo babuze inzira ariko Imana yambwiye ngo irahagurutse kugira ngo icecekeshe amagambo y'abantu ku bantu bubashye Uwiteka ibyo mu byumva Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga uri Imana y'ubutware uri Imana y'icyubahiro imbaraga zawe zirakomeye mu izina rya Yesu hita tsenima hela shakita tenimaza hinima ngoze bone turagushimiye Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikuraho imitwaro ikarangira hira iri jambo herekeza iri jambo riha umurongo rigende rimeze nk'inkota ubu butumwa buri wese yumvemo ndabizi neza ko hari abantu bamaze kumva ubutumwa bagashyira mu bikorwa ikiri jambo ribasabye urakoze kuri mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu amen. Muraho neza uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano aba wifuza ibibanza intebe zo mu nzu utubati firigo ndetse n'ibindi tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi urashaka ibibanza byiza amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi tugane ni ku giciro gito cyane dukorera mu karere ka Bugesera ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe turaheza uba heza ku giciro gito. Mbahaye ikaze abakunda mukira n'ibiganiro byacu abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda reka mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza cyane wowe utamerewe neza ku impamvu z'ubuzima zitandukanye zo kwisi nyine tubaho ihangane ushobora kuba ukurikiye urwaye uri mu bitaro urwaje cyangwa se hari ikindi kibazo gitandukanye ufite ushobora kuba udukurikiye ufite umuntu wawe uri muri gereza wasengeye igihe kinini cyane uri muri ubwo butayu ihangane usenge Nyagasani kugira ngo ubashe kubana n'ibyo bihe udakomerekeje abantu cyangwa se bitagukomerekeje harimo abakomeretswa n'ibihe ku buryo bashobora guhitamo kwiyambura ubuzima kuko babumva ko ari byo binoze wowe rero ntube muri abo ngabo senga Imana ukomezwe n'ubuntu bwa Kristo. Kuri sini zacu tugiye kuganira n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhanuzi niwe tugiye kuganira reka tumuhe ikaze hanyuma atubwiye n'impamvu hari umuntu ushobora kumubona yikoreye imifuka ngira ngo murabireba ari umuntu w'umugabo kabatese n'umusazo tuzaniye noneho bimeze biti ariko
uko twaganiriye nabanje kumubaza mbere yo kumushyira kuri kamera nimba nta busaza afite cyangwa ikindi kibazo kindi, ambwira ko ntacyo yiyumva neza. Tuguhaye ikaze. Imana baho umugisha. Twishimiye ikaze muduhaye. Umeze neza, urashimwe Uwiteka. Meze neza. Imana iri kumwe nanjye, iri mu ruhande rwanjye. Nta kintu nyishinja kuko iranganiriza umunota ku munota. Kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Imana ikuganiriza umunota ku munota. Cyane rwose. Hari umuntu utabyumva yuko Imana iganiriza umuntu se. Ubundi buri wese iyo ugiye kuburanya umufundo utarize kubaka birakuvuna. Buri wese agira impano ye. Impamvu ubona ibintu biba byarabaye nabi, bimeze nabi cyane, nuko umuntu ajya mu mpano zitarize. Ikindi ndagira ngo mbwira abantu, iyo umuntu ajya kugwa ajye apima agakiza k'abandi. Buriya runaka cyarakijijwe, ese buriya runaka arakijijwe. Buriya umuntu uzabona cyangwa ukumva atangiye ibyo ngibyo biba byarangiye, kandi urabizi ko umuntu apfa yumva. Murakoze cyane. Umuntu apfa yumva. Umuntu apfa yumva. Gusa umuntu apfa yumva ni icyambere. Umuntu arabanza agapfuga. Umuntu uhuye n'umuntu ijoro rimeze gutya, abatangiye gupfa mu byiciro. Apfuye ijisho, ejo umuhamagara ukumva ntiyumva, ese gutwi kwawe ngo kwarapfuye, ubwo no gutwi kuba kwarapfuye. Ese ngo urumva umuntu atapfa yumva? Umuntu apfa yumva. No mu bugerero bw'umwuka dufite abantu bakontorora abanyamwuka, kandi wamureba ukabana n'umutiri wibereyeho. Kandi bira mu migani Bibiliya avuga ngo iby'umwuka bisobanurwa n'iby'umwuka bindi. Ugasanga umureke kugukontorora, murekera aho ngaho. Ngo yaje kera mu rusengero, rekeraho. Wumva icyo Imana ikutegeka, kuko biravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ubu sisiteme nasabye Imana ijyimo ibimenyetso, impe n'ubutumwa nze muvuge hano. Hari abantu bakurikiye iyi televiziyo bazi uko Imana ivuga, bazi uko Imana ibaganiriza, babyumva bo bagahita babyumva cyane. Ariko icyo nzi cyo Imana iriho. Usa nk'uhindukira urebe hariya kuriya ndebe. Imana iriho. Mungu anaweza yote. Kina mwanzo kina mwisho. Kazi ya Mungu inaendelea. Ndakubwiye ngo igifite itangiriro kigira iherezo, kandi Imana irahari. Ntugire ubwo akazi k'Imana karakomeje. Ongera usa nk'uhindukira urebe hari inyuma kuriya. Nirebere hariya. Naye ndi kubabwiye ngo Imana iyo wasenze badahari, iyavuganye nawe badahari, yego, izagukorera igitangaza. Hari akantu kitwa tezevu. Ibi bintu nimubisuzugure, ibigaragara nk'ibiziba nibyo byakijije Namani ibibembe bye. Yego, ushatse no wareba tote bone fosa kinima. Imana wavuganye nayo, cyangwa se mwe mutaranavugana, mwaravuganye mutaranavugana, ni Imana ihera no kuri zeru igakora. Nibyo. Hanyuma rero twishimiye kukwakira kuri kamera zacu. Amen. Abadukurikiye nabo nizere ko muraza kugirana ibihe byiza. Amen. Hanyuma reka dukomeze dutangire dusuhuza abantu. Ubwo nge nabashuhuje, urakurikiraho hanyuma tunabibwire. Ngewe nabibwiye ijwi si ubwa mbere bariryumva hano kuri kamera na mikoro zacu, ariko wowe n'ubwa mbere bagiye kuryumva. Yego, hano ubwa mbere, kandi suko ntari nzi ko iyi televiziyo iriho, ariko Imana yantegetse kucishaho iyi message kugira ngo abantu bamenye icyerekezo barimo, bamenye uko Uwiteka agiye kubagenza. Kuko hari abantu bari mu kigare bazi ko Imana yabaretse, bazi ko Imana yabataye, bitewe n'akarande bavukamo, bitewe n'ubuzima babayemo bukakaye. Igihe cyose iyo ubaye mu mwijima ugeraho ukawuhindura umucyo. Hari abantu bamaze kugira gute, barambiwe ibigeragezo, barageraho baranabyakira. Ariko nazanye message. Nge nitwa Mazimaka Jean Paul Musene, bamenyereye nka Profete Birestaye. Wambaza ngo ibyestaye ni ikintu uze kubimbaza, reka mve hano mbigusubije. Ntabwo nkundana na Satani, kandi sinangana n'Imana. Ubwo urumva icyestaye muri ngewe ni iby'Imana yashyize muri ngewe, kuko yaranyibwiriye ngo nkushyizemo installation. Installation rero ni amashanyarazi aba yestaye. Turaza kubitwarira mu buryo bwiza, nibyo
Imana yashyize muri njyewe nibyo byesitaye. mbese nuko byagenze. Nuko bimeze, nuko bimeze. Ndi umugabo, mfite umudamu, mfite abana n'abuzukuru maze kubagira, ariko ndashimira Imana ko ikiri kumwe nanjye. Kandi ndashimira Imana ko nta muntu waguteranya nayo. Ndumva nukubibwira wasabye nari mbikoze. Yego wari ubikoze. Hanyuma nkuko twabiganiyeho ukambwira ko rwose hari message ushaka guha abanyarwanda kandi biciye kuri no muyoboro wacu, natwe tukabikora. Ubu ngubu ndumva mbere y'ibindi byose nimba koko tugiye kugaburira abakristo, natwe tukaba turibo, ikangusaba ubanza uzasire kino kiganiro n'isengesho no gusenga Imana. Reka dusenge Imana yo mu ijuru. Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, ena temone fosakini matandore gide prere. Jambo ryawe Dawidi yaravuze ngo ni umuriro, ni inkota ifite amugi impande zose. Hari abantu bari kumva ubu butumwa, turabasengeye ubanza ufata imitima yabo uyoroshe bace bugufi, abakomeye, aboroheje, abakire, abakene, imbaraga z'Imana zigende zibakoreho. Kandi Uwiteka we, umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, ibimuremereye ibyo ari byo byose, amaboko y'Imana nabiremerere. Amaboko y'Imana remerera amadeni, amaboko y'Imana remerera inzara, amaboko y'Imana remerera ubukode, amaboko y'Imana aremerere ubupfakazi, aremerere ubupfubyi, aremerere amadeni. Amaboko y'Imana aremerere buri kintu cyose cyatuma ubwoko bwawe butagubwa neza, abiremerere. Amaboko abiremerere. Turagushimiye kuko uri ibyiringiro byacu, kandi urugugamo rw'umugaro, uri isambi itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo. Muririmbyi aravuze ngo tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Ingoma yawe niyogere wite, niyo abana b'abantu yarogeye. Ngaho habwa icubahiro, pfukamirwa n'amahanga yose, indimi zose zivuge ko wera. Urakoze kuko uri nyiri icubahiro. Ibendera ryawe nirizamuke, rikomeze rizamuke. Buri muntu wese muri iki kiganiro ahabwamo ikinini kijyanye n'uburwayi bwe, mu izina rya Yesu, amen. 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 Hanyuma Resta rero nkuko amaze kubitubwira, urumva ko asenze kugira ngo asasire message abazaniye. Resta Karabe, mbere na mbere message uhabwa ntizi kubangamira uri umuntu w'umugabo nkuko bivuze, ufite umwuzukuru umaze kubitubwira, guheka rero agafuka ushirika isoni ute ku buryo udatinya kwemera? nta soni mfite uretse izi byaha byanjye. Imana iguha umugisha. Nzajya niratagusa uwo musaraba. Iyo uri muri Yesu nta soni. Kandi ubundi Bibiliya ivuga ko isoni ari n'abadayimoni nazo. Uri muri Yesu, namaze kumenya neza ko ari Imana yanumye, nkamenya neza ko ari Imana impaye message. Ahubwo nkuko uko mfite abuzukuru, hari abana banjye cyangwa n'abako bashobora kureba iki kiganiro, kubera ko iyo uri generali n'ibigeragezo biza ari ibigenerali, n'iyo uri majoro biza ari ibimajoro. Mu kazi kanjye nakoraga njyewe ko nari umurashi, njye ntabwo ninya kwivuga umwana wagana ngo bakagira ubwoba. Ntugahisha umwuga wakoze wakubeshejeho. Igihe cyose ukungana niko n'ibibazo biza bingana. Ntago waba urumva nko gufata umukozi mu rugo, wowe mu rugo ukumva arimo kuburana n'umuyobozi runaka wo mu cyiciro, cyangwa ukumva ngo umusirikare komanda runaka ngo yakubise umunyerondo. Ubundi ntibana ko ugiye no guhura. Ntago bishoboka. Ibyo bintu bigomba kubaho. Nanjye rero Imana komanda mukuru imbwiye ngo kora ibi, haba hari abantu Imana ishaka kuruhura ikabaha ubuzima ishingiye ku ijambo ryayo n'imibereho ibona abantu bafite. Ntabwo bafite bw'iyi mifuka. Iyi mifuka ubona abantu bagiye kuruhuka imitwaro, abantu bagiye kuruhuka ibibazo. Imana igiye gukora ikintu gikomeye, kuko tugeze mu rwego uhura n'umuntu mu muhanda arimo yandikisha urutoki, arimo yivugisha ngo ndabyanze, ngo arasuzuguye, ngibi ngo sibyo, yacanganyikiwe ku buryo nakwiroha mu modoka. Rero ni muri ubu buryo Imana yampayemo iyi message ngo nyizane
kugira ngo nyihe abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abatuye isi muri rusange mu bihugu bitandukanye. Nasobanukiye ku kibazo nari nkubajije. Yego. Uno umwanya n'uwawe rwose. Asanti. Waha abantu message. Imana iguhe umugisha. Kubyigana nayo. Imana ikugiye neza. Somera Bibiliya ijambo ry'Imana. Buhanuzi bwa Yesaya igice cya 10 umurongo wa 27. Hanyuma ntange message Imana iguhe umugisha. Yesaya 10 27. 10:27. Yego. Amashara. Uwo munsi umutwaro baguhekesha kuzakuva ku bitugu. Usome witonze. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu. Subiramo aho ngaho. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu. Kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Kandi umva neza mubye. Umva neza mugabo. Nimaza bone kota. Umva neza wa musore. Umva neza wa mugabo. Kandi umutwaro baguhekeshaga uzakurwaho no gusigwa. Ongera usubire byo jambo. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakurwa ku bitugu. Uzakuva ku bitugu. Kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Umva ako nashakaga. Kandi uzakurwa no ku buretwa. Hari uburetwa wa mubyeyi urimo muri iyi minsi bukomeye. Hari uburetwa wa mukobwa we urimo. Hari uburetwa wa musore we urimo. Hari uburetwa wa mugabo we urimo. Hari uburetwa wa mukecuru we urimo. Nubwo ukora ahantu hakomeye, ukaba ukora ahantu haremereye cyane, nubwo ugenda mu modoka nziza, nubwo uba mu nzu nziza, ukaba uryama heza, ukaba ufite kuri konti, ariko hari imitwaro uyikoreye baguhekesheje. Hari imitwaro myinshi, ariko Uwiteka aje kugira ngo akureyo imitwaro. Yego. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Uburetwa umva. Mwe uje wicara aho ngaho ngo urabona ngo Imana yavuganye nanjye ngo egera abakozi b'Imana bafite ayo mavuta yo kukugirira neza. Biyavuga ngo niba urwaye egera abatambyi bagusengere. Niba ufite ikibazo, bantu bamaze kwigira abantu b'abahatari, abantu baremereye cyane, abantu bafite ibintu bikaze, ugasanga umuntu ari kwiyemera kandi amerewe nabi. Ca bugufi. Kina Imana igusaba ni ukwemera gusa. Imana ibaha umugisha. Ni iri jambo tugiye gusengeramo, tugatangiramo message, abantu bakaruhuka, abantu bakabohoka. Yewe mubyeyi nawe musore, murabizi neza ko ibireka bivuge nitonze ntuje nkuko Imana yabimpaye. Murabizi neza ko nawe urabizi uretse kwihagararaho ukitera ijeke, ariko urabizi ko imitwaro ufite kumereye nabi. Banza uhindukire gatoya, urebe amadeni ufite, hindukira gatoya, urebe piriyavu ufite, hindukira gatoya, urebe za kredi ufite, reba iyo mitwaro wikoreye, reba iyo mitwaro y'abana, reba iyo mitwaro y'abana bakunaniye, reba iyo mitwaro y'urugo rwakunaniye, reba iyo mitwaro. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubakuraho imitwaro babahekesheje. Ikindi kandi ubwo buretwa mumazemo igihe, hari uburyo Imana igiye kubuhanagura, ariko bukamarwa no gusigwa. Ndagira ngo ntange iyi message. Mana yarambwiye ngo igarutse ku babyeyi batabyara. Yambwiye ngo bitambutse. Irambwira ngo igarutse ku babyeyi batabyara. Mana irambwira ngo hari n'abakuramo inda. Imana ije ku babyeyi batwitaga inda zikavamo. Imana yambwiye ngo ni imitwaro. Dore murebe. Iyi ni imitwaro. Murebe na hano. Iyi ni imitwaro. Imbere, inyuma. Urarushye, umerewe nabi, uragowe. Iyi ni imitwaro. Iraguhetamishije. Warapfuye. Urenda gugagara, byararangiye. Imitwaro kumereye nabi. Hari imitwaro y'amadeni, hari imitwaro y'inzara,
hari imitwaro y'ubukode, hari umutwaro wo kuba mutumvikana mu bana, hari umutwaro ko abaturanyi bose bakwanga, hari umutwaro ko umuryango wakwanze, hari umutwaro wa karandezi wanyu uvuka yo kudashaka, wanashaka urugo rugasenyuka vuba, hari umutwaro ko abana bubaka ingo zikaranirana, hari umutwaro y'uburwayi. Yewe wa mugabo we, nawe ufite amaguru yabyimbye, Imana irimo irambwira ngo uwo ni umutwaro nawo. Urumva ibase wajya usukamo amazi ugashyiramo ibirenge, uwo mutwaro Imana yavuze ngo izawukura ku mugongo wa iritaza nginima tandore gide prere. Ndagira ngo dupfukame dusenga Imana. Imana yambwiye ko nimara kuvuga iyi message yaba abantu mu giciro bimeze gutya, yuko nzapfukama nkabasengera, hanyuma ufite gahunda yo gutabarwa n'Imana, Imana ikamuha amabwiriza y'icyo agomba gukora ashingiye ku isengesho. Mbanze mbabwire ngo iyavuganye nawe cyane niyigarutse, mureke kwikakaza, muce bugufi kuko imitwaro yamere nabi. Ndagira ngo tuze gusenga Imana. Yewe mubyeyi wari ufite imitwaro, nawe mugabo wari ufite imitwaro, nawe musore wari ufite imitwaro, nawe mukobwa wari ufite imitwaro, yewe mukobwa wari ufite imitwaro, yewe musaza wari ufite imitwaro, uwo mutwaro baguhekesheje uzakuva ku mugongo kandi uzaruhuka, uzagubwa neza, Imana izaguha umugisha kandi ntabwo ari kera. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge. Ntabwo ntanga gufungura ingufuri, ntago birushya, kereka irimo umugese niyigora. Ariko iyi ngufuri ufite urufunguzo ruzima, ni ingufuri irinzema nta mugese ifite. Imana ikugirira neza, washyiramo urufunguzo ingufuri igatifunguka. Icyo tugiye gukora, mbabarira uce bugufi. Niba ari n'icyo upfa n'Imana, niba ari n'icyaha wakoze, niba ari n'imiziro ufite, ubwira Imana ngo Uwiteka banza unyeze untunganye. Ndifuza kuganira nawe, ndifuza kuvugana nawe, ndifuza kugira icyo nkubwira. Ndumva ashaka ko imitwaro yikuraho. Hari imitwaro indemereye, intugu zirenda guhetama, abandi zaranahetamye. Ndashaka kubwira Imana ngo Mana, kunyuza inzira aho zitari, no mu gikuta kanyuzamo inzira. Erega dufite Imana yumva gusenga, erega dufite Imana yemera abantu baca bugufi, erega dufite Imana itari ntambira kibi. Niko yabwiye Kuro, yahamagaye Kuro mu izina kubera ko ishaka yari arwaniye Imana ryari rikomeye. Ramubwira ngo yewe Kuro we, nzakujya imbere. Imana ishimwe ko abantu batujya inyuma, Imana ikatujya imbere. Yawe ngo nzakujya imbere, hataringaniye mparinganize. Inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bimwe nzabimenagura, ibindi mbicemo kabiri. Uwo mutwaro witegure. Yewe nawe wari ufite umutwaro uri mu gihugu cyo hanze, uvuga ngo nzabona ibyangombwa gute? Ndabona uwo mutwaro ugiye kukuva ku mugongo, Imana ikaguha nationalite. Nawe wavugaga ngo abana banjye bazangeraho gute? Uri muri icyo gihugu, umuryango wawe uri ahandi, abana bawe Imana izabakugeza, famille izayikugezaho. Hari ibintu 7 Imana imbwiye igiye gukora ku bantu bemereye irijwi, bakabwira Imana ngo ciye bugufi. Nari mfite imitwaro indemereye, ariko ubwiye message nyakiriye, ndagushimiye ko ntuye umutwaro. Ndagira ngo dusenge. Fukamahuri dusenge, fukamahuri dusenge, fukamahuri dusenge. Fukama ahantu uri, ubwira Imana ngo ndagushimiye ko nari maze igihe kinini mfite umutwaro. Mbibutse ko harimo n'abahunze ingo kubera imitwaro y'amadeni, mbibutse ko hari n'abahunze abagabo kubera imitwaro y'ingo zitubakitse neza, mbibutse ko hari n'abasenyewe ku kazi bitewe n'imitwaro bikoreye za karandezi wabo. Ngwino dusengane, ngwino tuganire n'Imana, ngwino tuyibwire. Biravuga ngo n'Imana yemera guhenda hendwa. Ndagira ngo dusenge Uwiteka, ndagira ngo dupfukame dusenge, ndagira ngo dupfukame dusenge, ndagira ngo dupfukame dusenge, ndagira ngo dusenge Imana. Ubwira Imana tuwiteka, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'icyubahiro. Imbaraga zawe zirakomeye mu izina rya Yesu. Hita tsenima hela shakita tenima zange hinima ngoze bone. Turagushimiye Mana mu izina rya Yesu. Uri Imana ikuraho imitwaro,
ikarangira. Nsengeye ubwoko bwawe mwami. Hari ababyeyi bafite umutwaro, hari abakobwa bafite umutwaro, hari abasore bafite umutwaro, imitwaro babahekesheje yanze kubavaho, ariko uvuze yuko mu izina rya Yesu uje gukora ikintu gikomeye, uje kurema amateka mashya, ukabakuraho iyi mitwaro, ukabakuraho izi mbaraga mbi, ukabarinda agasuzuguro k'abadayimoni. Mu izina rya Yesu ndasenze mwami. Witeka we, rengera abantu bawe, rengera ubwoko bwawe, tabara intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Urakoze byiringiro by'abakwizera, urakoze kurengera intore zawe. Iyi mitwaro babahekesheje igiye kubakurwaho, ariko kandi bibukwe yuko bazanasigwa. Iyi mitwaro izavaho n'uburetwa basizwe. Urakoze kuri imbaraga zacu, icyubahiro kibi cyawe. Nanjye ntanze ubutumwa kandi ubwakiriye neza akabwumvira. Imana umumpera umugisha mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Umukozi w'Imana mwamwumvise, Amen. yarimwo abasengera kugira ngo Imana ibature imitwaro kandi mwakire ino jambo muri gizeye. Haleluya. Sebirestayi ko aka kanya ubusenze nta muntu ubuvuze mu izina wenda mubwira uti ni wowe nabwiraga ni wowe, n'undi muntu udukurikiye abwirwa cyangwa se amenya ate ko ubutumwa ari ubwe. Ubundi Imana itanze message, nyirayo byanga byakunda yimenya. Kandi dufite abantu bamaze gusobanukirwa. Ntugire ngo ni bya bindi bya mbere. Abantu b'Imana barakanuye, bamaze kumenya ngo Imana ivuga gute. Hari abantu bazi ko Imana ivuga, yumva ubutumwa gatavuga ati aha ndimo, aha ni jewe. Yego yego, aha ndimo, aha ni njyewe. Yego. Uwe feedback imenya gute ko ubutumwa bwageze kubwo bireba? Hari ibintu ngiye bitandeba. Nyihabwa message nkayitambutsa, ukayumva, wayakira utayakira, ngewe nta rubanza bagifitanye n'iki n'Imana. Ariko message maze iminsi ntanga ku mateleviziyo atandukanye, ndimo ndabona ibimenyetso by'uko Imana yageze gute, irimo kuyiherekeza ikareka abantu ko ariyo yageze gute yantumye. Kuhareba amagara dusengere. Nahoze mbabwira mu minsi ishize, ndababwira abantu bose basenga siko basengera ibibazo, siko basengera indwara, siko basengera imitwaro. Oya, buri wese afite power Imana yamuhaye. Nibura umwarimu igisha, nibura umuhanuzi hanura, murese mu muhamagaro we. Ngera Imana yamaye ni ugusengera ibyo bidayimoni, ni ukujya gutabura aho bateze ibintu, ni ugusengera ahantu hafite imitwaro itandukanye. Ni ibibazo nk'ibyo ngibyo ukampamagara nkagusengera, kandi uciye bugufi, ufite umutima uciye bugufi, nta kwikakaza. Kuko Imana ikunda abantu baciye bugufi. Nuko impano yanjye imeze, nanjye ubwanjye nifitiye icyizere. Ubyumve, ubyemere, ureke kubyemera. Imana ntabwo ari umukirisitu, si n'umuntu. Imana ni Imana, izahora ari Imana. Nuyemerera muzagendana. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo narishimye wabwiye mu nzu y'Imana. Daniel nawe yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Igiteranyo cyo gukomera si ugusirimba, si no kurangiza Bibiliya wisoma, ni ugukora iby'imbaraga, ni ugukora iby'ubutwari. Ukubahiriza iki? Iby'Imana igutegeka. Kuko muhanga yaravuze ngo iyo umuntu azi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Niyo yujuje ibyo asabwa ahabwa ibyo asabwa. Munyarwanda nawe aravuga ngo iyo ushaka inka uryama nkayo. Imana ibamera umugisha. Yego, Imana ibaguhere umugisha mwinshi cyane. Umuntu rwose uzumva bimureba ngo ashobora kuzahamagara Birestaye bagasengana, cyangwa se nawe yaba afite ubwo bubasha bwo kwisengera akabikora. Uyu bubasha bwo ntawe ubufite, ko nta muganga wivura. Buyo imitwari kuremereye se ninde ujye kuvura? Njyewe barahari. Nta mukuru utagira mukuru we. Barahari cyane, barahari. Barahari. Ngenda nkavuga ni papa, nkapfukama nkabwira Imana. Urumva? Imana ikagira guti kanyuma. Ariko hari abakuru. Yego.
natwe tuvuga tuti byagenze gute bana banyu, bakadufasha mu buryo bwo gusenga, natwe duciye bugufi no kwinginga, Imana ikadufasha. Rero hatazagira umuntu uvuga ngo nagiye mu rusengero kera ngo ntihananzemo ngo nanjye nze kwisengera, uwo ni umwuka wo kwishyira hejuru, ndawirukanye mu izina rya Yesu. Iyo Imana ikubwiye ikintu cyiza kiratinda, iyo ikubwiye ikibi kirabanguka. Yewe mubyeyi senga, nawe mugabo senga, nawe musore senga, ufite icyifuzo udashoboye, egera abakozi b'Imana tugusengere. Iyo mitwaro baguhekeshe n'ubwo buretwa bizamarwa no gusigwa. Yego, bizamarwa no gusigwa. Amavuta. Amen. Amavuta y'abashumba. Amavuta aratandukanye. Hari amavuta Yesaya 46. Urumva? Hari amavuta mu bami. Reka wenda yavuge mu giciro bitatu. Hari ayo mu ihembe. Aya mavuta yo mu ihembe ni ay'abami. Yego. Hari amavuta yo mu mperezo. Aya mavuta yo mu mperezo ni amavuta yishyura amadeni. Hari ayo mu icupa yomora ibikomere. Ayo ushaka bari usaba. Hari ayo mu ihembe y'abami. Ariyo yimikishe nde Dawidi. Yego. Hari ayo mu mperezo yishyuye ideni rya wa mugore wande wa Obadiya. Urumva? Ayo mavuta yo mu mperezo yishyura iki? Amadeni. Ngewe urabona nkwiriye aya mavuta. Buretse mbanze nsubize. Buretse genda gakeya. Imana ishimwe cyane. Yego, hari abantu barimo kubyumva. Hari amavuta yo mu icupa ariyo yandi bakoresheje bomora ibikomere. Umusamariya yakoresheje, umusamariya mwiza yakoresheje yomora ibikomere bya wa wundi wari wakubiswe. Yego, wabyumvise neza? Wamanukaga ariko agahura n'abambuzi agakubitwa bagasanga yanegekaye. Ayo mavuta niyo yomora iki? Ibikomere. Ayo ushaka mubyeyi, nawe musore, nawe mugabo, mureke gupinga. Yego, nimusuzugura ibintu by'Imana muzatagangara, nta kintu mubonye, muzakomeza mwicangacanga gusa. Imana ishaka abantu baca bugufi, Imana ishaka abantu bayemerera. Ubu hari abantu benshi Imana ibigejeje kure, ariko kubera kwigira abantu babahatari irabihorera. Urumva? Oya, Imana yagiye guhagurutsa Mefibosheti hariya n'abantu bafite amaguru mazima cyane, benshi. Ntabwo bari bahari benshi. Ntabwo yagiye gusangira n'umwami. None se murakoze cyane, Imana ibamugisha. Ushaka gusengana nanjye, ushaka guhanura, ushaka kwerekwa, ushaka izindi mbaraga z'umwuka wera mu mpano zitandukanye, mpamagara ngo usengere. Ariko Imana ibanze gukura uwo mutwaro. Hari ibintu bibangamira ubutumwa bwiza, hari ibintu bibangamira imibereho ya kimwuka. Yego. Hari imitwaro ushobora kugira ntiwuzure umwuka wera. Hari umutwaro ushobora kugira nturirimbe indirimbo ngakuryohere. Wanakwambara ni kuriya, hari icyo bita igihe nasanze gikomeye. Uzi igihe mu mutwaro. Noneho rero mbabazwa n'abantu ugasanga umuntu ni umukene akabivanga n'ishyari, bazapfa vuba. Ugasanga umuntu ni umukene nta kintu afite, yenze agahita kubitamo n'ishyari, uzapfa vuba. Ibyo bintu byombi ntibibangikanye. Urakenye ugashyiramo n'ishyari, ugashyiramo n'inzangano, ca bugufi. Abakire se nibo bakwiye kugira ishyari gusa n'u Rwanda. Ubundi se umukire ninde? Mukire ninde? Kari umuntu ufite Yesu. Yego, niwe mukire. Umuntu ufite Imana niwe mukire. Nubwo ubukire no gutunga amafaranga. Buriya bashobora kutunga inota ariko umubabaro bagendana bawukubwiye ukavuga utundekere kumvange Imana. Akagira modoka nziza ariko akagenda ahunyiza kubera ibibazo. Rero Imana niyo itanga ibitagira ingaro. Imana nanjye mpa amavuta. Ntabwo ukeneye amavuta wowe. Amavuta urayafite, bukeneye imirimo yindi isapotinga amavuta. Yego, kuko buriya amavuta nayagira support. Nubwo wava ngo wuzura umwuka wera nta n'igihumbi dutunga ku mufuka. Munyumve neza. Yego. Umuhanuzi ushonje ahanura nabi. Ubuhanuzi Yesaya yaje ahanura, nubwo Yeremiya yaje ahanura ntabwo ari kimwe. Yeremiya abana binciyemo atongana tukana, ariko Yesaya kubera icyakora agifite afite isene ziwe yararyoshye, yaje avati muhumuriza abantu banyu. Nk'abandi bahanura intambara none baba bashoboye. Intambara hani washose nta ntambara ihari. Nayo ni ibikomere bibereye mu mitima yabo bakaza kubisuka mu bantu, nta ntambara ihari. Uwo ari we wese bivuze nayo
subira gusenga Imana iguha amavuta nta ntambara dufite ahangaha. n'inzara ibibatera n'ibikomere n'ibikomere bibanira ko Bibiliya ivuga ngo ikiri mu muntu nicyo kimuvamo. Ntabwo wateka ibijumba ngo warure inyama, kirazira. Izo ntambara babona abandi batabona bazikurayo. Imidugudu iri kubakwa, abana bari kwiga amashuri banarirayo, twigwa tuvunika ngo intambara. Noneho bongeyeho n'inyama abana bacoze baryama ku ishuri. Muzehe wacu Imana iguha umugisha. Abana basiye barya inyama ku ishuri, bakarya inyama bakanywa amata, ibikoma bya sosoma, abana basiye baza amatama ngo intambara. Ntibakaze gukanga abantu babatera ubwoba, n'inara ntabwo aribo bazayihosha, ariko ntayihari ntayo. Ariko wanyereka uwo muntu wabivuze, ntabwo ndakujya kunuze ngo ndebe, ariko umuntu wabivuze asubire gusenga, asubire masengesho. Nta butayi bukibaho, nta misozi ikibaho. Ibyo ngibyo muzasengera iwanyu mu nzu, musengera iwanyu mu nzu, mubwire Imana bongera andi mavuta, bongere bagaruke bundi bushya, ibagaruke unshura ya kabiri, bahamahirwe ya kabiri, kuko hagiye muzaza hano kuri kamera muvuga ibintu by'intambara neza, muhure n'ibibazo bikomeye cyane. Hari abahungu hano baryamiye amajanja, kandi pe bazakora akazi bashinzwe. Imana ibamugisha. duhe nimero nomero yanjye wambara WhatsApp ni 0785983609, 0785983609. Iyo niyo nomero ya Profete Mazimpaka Jeanne Paul Musenyi. Yego, niyo ngiyo n'ubundi nkuko twatangiye n'isengesho. Sinzi niba ari wasanze ari hagije. Oya, ndasenga. Yego, ndasenga irindi sengesho, kuko aho umupira urenge niho urengurirwa. Yego, abantu b'Imana bakeneye gusengerwa. Abantu b'Imana babuze icyerekezo, babuze inzira, ariko Imana yambwiye ngo irahagurutse kugira ngo icecekeshe amagambo y'abantu ku bantu bubashye Uwiteka. Ibyo mu byumve, Mana turagushimiye. Hira iri jambo, herekeza iri jambo, riha umurongo, rigenda rimeze nk'inkota. Ubu butumwa buri wese yumvemo. Ndabizi neza ko hari abantu bamaze kumva ubutumwa, bagashyira mu bikorwa ikiri jambo ribasabye. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen, amen. Nimero wayiduhaye? Nayitanze na Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe, ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, uba heza ku giciro gito.